Icyumweru cyiza kandi igitondo cyiza cy'umugisha, nshuti zanjye, abankurikiye, abakurikiye iyi videwo, ndagira ngo uyu munsi ngendane namwe, dutangirane, abo twatangiranye, dukomezanye urugendo rw'iyi videwo. Mbanje kubasuhuza bifuriza kugira icyumweru cyiza. Uyu munsi ni ku cyumweru, twaraye tubonye akavura, dore yuko twagize ikirere cyiza. Uyu munsi umujyi urasa neza, abari mu mujyi, abari hirya no hino, ngira ngo namwe iyi mvura yaraye ibagezeho. Uyu munsi rwose ndabona hasa neza, turamukanye umunsi mwiza, turamukanye igitondo gisa neza. Ababashije kubyuka bakajya gusenga, namwe mugire icyumweru cyiza, kandi n'abatabashije kujyayo mbifurije umugisha w'uyu munsi. Niyo waba utabashije kujya gusenga, ariko uko byaba bimeze kose, ubu iyo uryamye ukabyuka urasenga, ushima Imana ko yakurinze. Iyo dusinziriye tuba tumeze nk'aho turi mu marenga y'urupfu. Iyo usinziriye ntabwo wumva, rero ngewe mbisanisha n'urupfu, kuko iyo byinshi byaraye bibaye mu ijoro utumva, aho ngaho ni igicucu cy'amarenga y'urupfu. Rero ushima Imana iyo ubashije kuryama ukavayo, kuko ni benshi cyane baryama ntaveyo, akaryama bagaheruka yaryamaga, yararyamye ntabashe kubyuka. Mugenzi wanjye, nubyuka ubonye ubyutse amahoro, ubyutse utarwaye, ujye wicara ku buriri wari uryamyeho, ushima Imana, uyishime ko yakurinze, uyishime, unayisabe uvuga uti Mana ndagusaba kugira ngo untangize uyu munsi umutangire neza, umusoze neza. Umunsi uko uzajya wira ugiye kuryama, ujye wiragiza Imana kugira ngo Sekibi atagutera, dore ko atera amasaha y'ijoro. Jya wiragiza Imana, uryamane umugisha, uvuga uti Mana ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye, abamarayika bangote ijoro n'amanywa, abamarayika bagote inzu, bagote hose, wiragize marayika, wiragize Uwiteka, usenge, wirukane imyuka mibi. Imyuka mibi ikunda gutera nijoro, jya ucyaha, wirukane, usaba Imana imbaraga zo kugira ngo ubane nayo muri kwa kuryama, muri rya joro ugiye kuryama. Iyo ugiye kubyuka, ubyuka umeze neza, wumva uba urinzwe rwose, urinzwe n'imbaraga z'Uwiteka. Uko uba wabisabye ni nako bikubaho. Ni ukuvuga ngo ibyo twiyaturiraho kenshi bikunda, niyo mpamvu bavuga ngo ururimi rurarema. Ururimi rurarema, rero icyo wiyaturiyeho nicyo kikubaho. Jya wiyaturiraho imigisha, ujye wiyaturiraho ibintu byiza, kabone niyo uba uvuga uti ntago mbizi ko ibi bintu nabasha kubigeraho, ntago nakwiyaturiraho ibintu ntazi ko ntazabibona. Icyo wiyaturiyeho n'ururimi rwawe, icyo uvugize n'ururimi rwawe, iteka niyo waba ugishidikanyaho, hari igihe cyiza mu gihe runaka. Burya ikintu cyose uko tugishatse siko tukiboneraho ako kanya, usibye ko twebwe abantu turemye mu buryo bw'uko icyo wifuza uba ushaka ko gihita kiba ako kanya, ariko nyamara ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ugomba kuvuga uti, ukagira icyangombwa ni ukugira ibyiringiro byo kwiringira yuko icyo washaka cyose ugomba kukigeraho, imbaraga zawe ufatanyije hamwe n'Imana. Niba wemera aya magambo natangiye mvuga, niba uri kumwe nanjye, andika muri komenti wemera yuko ibyo mvuze nawe hari ukuntu wenda hari experience ubifiteho, cyangwa se hari ukuntu nawe ushobora kuba wakwemeranya n'ibyo mvuze bitewe n'ibyo wabonye. Ushobora kuvuga uti njye niyaturiyeho ko nzabona ibintu runaka, kandi nyamara wazajya kubona ukabona mu gihe runaka uko wabisabaga niko bigenze. Ni ukuvuga ngo rero kanguhe urugero rwa hafi, urugero ruri butume ubyemera. Njyewe niga mu mashuri abanza najyaga nkunda kureba amafilime
nkavuga nti ariko amafilime bakundaga kutwereka iyo twabaga turi ku ishuri, bakundaga kutwereka filime z'ibintu by'amahoteli, ko twumva twabaga turi abana bato badushyiragaho ibintu bijyanye n'amahoteli. Njyewe nkavuga nti nabibona nkabona biri nkumva ndabikunze bitewe n'ukuntu nabonaga muri njyewe bisa neza, nkumva ndabikunze nkavuga nti njyewe nzakora muri hoteli. Narabikunze kuva kera rero kuko natangiye mbibona numva ndabikunze. Ubu ngubu rero niyo kariyeri yanjye kandi mbyiyumvamo, numva ndi proud yabyo, numva mbikunze cyane. Ntago wamenya ngo naje kubijyamo gute, uko nabyifuzaga nkaharanira ishyaka ryo kuba nanabigeraho, koko byarampiriye nza kubigeraho. Ikindi nakundaga amafilime y'ama Nigeria, nkakunda filime za Tanzania. Mu filime z'Tanzania hari filime nakundaga, buriya hari ukuntu narebaga filime cyane, cyangwa hari ukuntu ureba indirimbo cyane ukumva urazikunze ugakunda n'umuhanzi waziririmbye. Njye rero nakundaga Nigeria nkakunda n'Tanzania, biza gusoza n'ubundi ndi umukinnyi wa filime, ngira ngo abenshi baranze muri mafilime atandukanye. Ni ukuvuga ngo rero icyo wiyaturiyeho, niyo mpamvu navuze ngo icyo watuje akanwa kawe ko wumva waba cyo, ugomba kucyizera nyine, ukumva kuri proud yacyo. Akenshi uba icyo wiyaturiyeho, cyangwa se ibyo wiyaturiyeho ubyifuza akenshi bikubaho. Nawe rero kabya inzozi zawe zikabye. Hari abantu baba bafite impano ugasanga arazibundikiye, impano ze ntazirekure. Wibundikira impano zawe, gerageza, rekura, tinyuka ushobore, ushyire mu bikorwa byawe, shyira mu bikorwa impano zawe, urebe ngo ziragenda neza. Gukabya inzozi ni ukuvuga ngo, cyangwa se gukabya ni ukuvuga ngo impano zawe reka nzigeranye no gukabya inzozi. Umuntu gukabya inzozi, ukarota inzozi ugasanga ibyo warose nibyo bikubayeho. Impano zawe rero zikabya, uzishyire mu bikorwa. Niba ufite impano wiyumvamo, kumva ko ikintu wakiyumvamo, tinyuka, shyira ahabona impano yawe, yitangira uyikore uri proud. Wigira isoni z'ibyo wiyumvamo, wigira isoni z'ibyo ushobora kuba wakora. Tinyuka ubikore, urebe ngo birakubera igisubizo cy'ubuzima bwawe. Murakoze rero, iyi ngiyi, uyu wari umunsi wo gutinyuka impano yawe, gutinyuka gushyira ku mugaragaro impano yawe, gukabya impano yawe ukayishyira ahabona. Niba wari ufite impano cyangwa se icyo wumva wiyumvamo ukaba wagikora, ugatinyuka ukagikora nta soni. Icyo wumva ushoboye, waba wumva ukunda kubyina, uzajye ahantu bitoza kubyina, urebe ngo uraba intore nziza. Niba uri umuntu ukunda gukora ikintu runaka, gikore kuko aricyo kikuri mu maraso kandi ushaka kugikora bikagenda neza.